Mwese ubushobozi twamajije kubona yuko na Isa New Boy nawe ajya kurongora nago yari afite ubushobozi buhambaye nubwo byatangiye kugenda bikunda kubera yuko urugo rwagezemo umugore hakaza n'umugisha nubwo bustari bukaziramo yakakurongora bisaba amafaranga se Nese tuvye ko nazi guteretara ahubwo utereta jewe rero ibintu byo gutereta bavuga ngiye ibintu byo gutereta byaranyishe rwose n'uburyo mbayeho ngewe ngura ku kiro narabisobanuye jewe bya bintu byo gutereta ngo sheri ngo I love you ngo ndagukunda ayo magambo ntago nayabona ngiye ndaze nkakubwira ati nangaye ndaguhanga kurikije nibyo yaho zaravuga ari mu marembera yo gupfa mu marembera mukurikije imico yakumvanye n'ubuzima hafi yo gupfa ariko nibya twese mabusha muzansanga narabateguriye ku munsi w'ubukwe nyirizina ikintu cyagushimishije n'iki kurushaho ku munsi wa munsi muri mu rukiko ikintu cyagushimishije cyane kurushaho n'iki uko nagiye kudarapo ngarahira rwose wumva nta kintu ntantu byagukoze aba kabura urabona umugore w'inyogo yatari icyuki ariko urabona neza abushura nyine bigutera ishyari ryiza nawe ushaka ukuntu bigenza ujye kumurika ufate ku idarapo nanjye ntera intambwe aho mugeze amumbarize sagira umwana nk'uyu ujyana kiracyahari mabusha kiracyahari nanjye biri hafi reba gahinda ariko yubazanye bakekaga ishyari rwose nta shyari ntaryo ubu ngiye kunywa icupa hano ku nyogo ye nitahira i Kigali amin Yes katubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira mu buzima bwa buri munsi ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'isi hanyuma uyu munsi twakuze urugendo turi amateleviziyo atandukanye nkuko muri kubibona turi kumwe n'umuvandimwe Muvunyi TV. Yes ni Muvunyi TV nanjye ndabasuje cyane kandi nizera ko bameze neza baherereye hose n'abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Swe wenyine mbere ko tuza kuwakira umutumirwa wacu twakoranye urugendo rurerure turi kumwe n'umuvandimwe hano AB byatuvunnye byagoranye n'ahantu kure tugeze hano bita Inyabihu duciye mu nzira ndende cyane kugira ngo tuhagere tuje gusura abavandimwe abantu bose bari hano n'abavandimwe bacu ya ni Good News TV Muvunyi TV Iris TV yes mu buryo bwo kugira ngo tuzenguruke u Rwanda rwose tuganiriza abanyarwanda nuko bimeze tukaba rero turi kumwe n'umugenzi cyangwa se umutumirwa wacu tugendana mu kazi ka buri munsi ni Yakamwana muramuzi nubwo rero bitari byoro cyangwa se bitanoroshye kugera ahangaha kwa Isa New Boy akabarike muri kukabona hejuru niho akorera yakameze neza meze fresh kabisa naribi ndishimye cyane kongera kugera Nyabihu en tout cas vraiment na seperi penza kumwe umuvandimwe rwose yarashinze akabari buryo umuvandimwe yateye imbere biradushimisha twese ibya famille mu byukuri inyogoye mu minsi ishize yakoze ubukwe na madamu we bajya mu rukiko bigenda neza ko twavuze ngo banamuganire katumusure turebe n'akabari ke kuva yacinga akabari nubwo twagira ahangaha ariko yakamwana barayirukanaga ibushize nabwo aravuga ati nshaka kujya kunywera mu kabari k'umuvandimwe nkamusuhuza nkareba uko ameze Muvunyi ni by'agaciro gakomeye yes na by'agaciro gakomeye cyane nta nubwo ari ibintu buri wese aba yiyumvisha nubwo bidakunda cyane cyane bitoroshye kuba waganira na Isa New Boy kubera ko ngo hari amategeko abigenga hari n'uburyo ayorwamo ariko nanone ntago yananirwa kuza kwakira umuvandimwe uje kumwakira mu kabari kiwe kunywera mu kabari kiwe yakayavuze ati jewe ntabwo ari ikiganiro tugiye gukorayo ariko ndumva nshaka kujya kunywera mu kabari ka Isa New Boy natwe turavuga tuti inyogoye kuva yashinga akabari kandi tutari twakinjiramo ejo bundi yakoze ubukwe ntago tugiye tubahagera ariko uyu munsi turazanya na Yaka kugira ngo nibura aze kureba akabari k'umuvandimwe anahanywera rika hawe n'umugisha rwose nk'umusitare mugenzi wanjye umuntu wubatse izina vuba ahangaha umva akabashinze akabashinze n'akabari urumva nk'umuntu w'umusupasta ngomba kumuteza imbere nkaza ngasamura icupa hano kwa Isa Nyogwe mukanya yararimo atubwira ati ndatunguwe no kubona Yaka arimo kunywa ka Marte ati aheruka hangaha yari hamije rwose bihagije cyane ariko ndatunguwe kubera ikibundi urimo kunywa ka Marte hangaha Yaka cyagiye nari nabaye urabona commentaire z'abafana z'abantu bakurikiye kira kiganiro bagiye bakomanta ngo Yaka ngo yakoze interview ngo yanyweye umwe kuyamusindisha Yaka uyu munsi none naje ndi soba ndi kuri ka Marte kiwanje ka Marte Godwin ibishize byari byitezwe cyane kuzahuza inyogoye na Yakamwana
kubw'amahirwe tuza kugira umugisha turabahuza birakunda abantu barabyishimira abantu bigenda neza rero urumva nk'umuntu bahuye bagakreba ubushuti nubwo wenda kuri muri iyi minsi cyangwa muri iki gihe kuvugisha cyangwa se kuganiriza mu kiganiro inyogoye bisa nkaho bitemewe ubwo impamvu tutaramenya ariko icy'ingenzi gusura umuvandimwe nibyo byari bigenderewe ubyakira urugendo abantu ibintu by'agatangaza kuza nk'ahantu nkangewe n'ubwa mbere nari mpageze ariko man mbonye ari sawa cyane uko tumuzi imbere avuga bya bintu ngo inyogo yogamo ntago urebye ntago yari afite ubuzima bumeze nk'ubwo afite ubukano kanya urabona ni ibintu man byiza bishimishije buri muntu wese ku buryo urebye n'abaturage ukuntu baba bamureba babona bamwishimiye bitewe n'ibyo agezeho urugendo twakoze rero no kuvuga ati tuganire na Yaka nawe akatubwira ati reka tugende ariko tumanuke tujye gusura umuntu wacu ni umuntu umaze gutera intambwe nziza cyane buri muntu wese yakifuza gutera buriya kugira ngo ugire akabari nk'aka ngaka bisaba imbaraga nyinshi kandi none nk'umuryango uba ufite n'iki byose baba bakeneye kubaho bafite ikintu kibasapotinga mu buryo bw'imibereho financially urumva inyogoye akakanya ubwo bushobozi arabufite ameze neza niyo mpamvu natwe twavuze tureka tuze tunamuteza imbere tunamwemo akantu turi uburyo bimeze ni sawa cyane ejo nibwo nawe ngana no mu brother aba muri US namushimira avuga ati tugomba gushyigikira inyogoye tugomba kugira itafari dutanga avuga ati nemeye amakesa yanaya agomba kugira kwa inyogoye mu byukuri uko byagenda kose tugomba kugira ibuye dutanga kana kakagira icyafasha nundi akagira icyamufasha gake gakeya ibyo byose rero bigenda bihura n'urugendo tugenda dukora umunsi ku wundi yakamwana bimwe mu bintu ejo bundi mwaraganiriye mumaze n'iminsi ubona ibiganiro bye cyane cyagiye bwa mbere duhura wenda utaramumenya by'uburyo bwimbitse amwe mu magambo kunda inyogoye nayaye bo inyogoye amagambo ye ni menshi ashimisha abafanazi afite inyogoye mu mazi ibintu nk'ibyo ni byinshi cyane yaturitse agapfusha iraterime kabisa Kigali abantu bose bafata agatama bafata agacupa usanga buri wese kabisa ngo bana ngo ngewe ejo unari naturitse nayiye iryo jambo kabisa riri kurita abantu bose abantu dufata agacupa n'agasembuye ni waneza yola ubyukuri umuvunyisha cyane kandi ni byiza cyane kubona amaze gutera imbere urabona afite akabari afite restaurant urabona n'umudamu uburyo asigaye akeye ntabwo ari kuri yasaga urabona umuntu asigaye akeye agasatsi itoto kabisa ari kuyaga yola uramwumva umusaza ko yirere ugiye kwakira Yakano kuri kontwari aze kudufasha twakirire Yaka kudufasha pundure Yaka isa Yakanga yavuze ngo arongeramo agacupa n'abari bo mwakira kuri kontwari ndinganize n'ameza abantu bino nyaruka reka yakabanza muri kiganiro kuba inyogoye abaye umusitari ejo bundi akamenywa n'abantu benshi akaba ari umutangiye kugira ibikorwa harimo akabari uhumaze imyaka myinshi uramurusha uri mu busitani nta business watangira ntabwo ubona ko akurushije ubwenge nta business ndatangira ariko ngiye nababwiye yuko hiti ngewe mfite ikibazo cy'inyota cyarakemutse ikibazo cy'ibyaka cyaravivutse ubu nta cyaka nkigira cyane cyane by'umwere ku Kigali kubera ko ndi superstar akabari kose ninjiyemo mu izubu ntabwo njya nikora ku kofi ntabwo yabashaka kuza guhombya Isa New Boy oya ntabwo nje guhombya Isa New Boy abo ngomba kumuteza imbere urabona n'umukobwa we rwose ari kuri kamarite ntabwo nakwifuza ko yasubira inyuma nubwo bitemewe mu mashusho ko bamubona ntabwo byakoroha ntabwo byemewe umwana we aciyanga n'umwana mwiza cyane mwita Jeannette si Jeannette ra Ganya namwise shimwe abantu baramwe shimwe ni mama we yitwa Jeannette nabone nge ntago naje kumuhombya ahubwo ngomba kumuteza imbere kugira ngo akomeze tubuze inyama noneho wenda yisaraza kubidusobanurira tubwira inyama impamvu tutazibonye tubuze inyama nanjye nari mfite gahunda ko ndi burya ka brushette hano nzi ko ndi busangira hano n'akazingaro ka boiro ari tungo rihari ngo asanzwe ateka inyama nazi hari zihene ariko hari irindi tungo niba ari inka n'amahoro hanyuma agatamu nabi inama nyinshi hanyuma Yakamwa mu by'ukuri inyogoye cyangwa se Kamanzi na Godwin hari ibibazo byinshi wabaza Yakamwana tutaza kwiyarira ijambo Yaka mu by'ukuri wavuze ngo ntago ushaka kumuteza inyuma cyangwa kumuhombya sibyo
none se mu by'ukuri wenda nk'ikigero agezeho cyangwa se level agezeho kano kanya ndakeka urayibona ni level nziza n'urugero rwiza agezeho bitewe n'ukuntu ziyatangiye ntako bimeze hari imvugo igezweho ntako bimeze urumva icyo gihe ntako byari bimeze byaranze yaka uboye ntako hari ukuntu bimeze oya ubu ngubu rwose urabona umuvandimwe ari gutera imbere kandi urabona ko kuko hari ikintu cyahindutse ku buzima bwe urabona umudamu warakiye rwose ari kuyaga ese ko wibanze ku mudamu we cyane yaka bimeze bite nuko ari mwiza none se ubwo bituma nibaza ubundi wowe kudashaka umudamu hano mwereka umuntu ari bukubita ariko yaka kudashaka wowe kudashaka ubundi bimeze bite kwanza wowe kudashaka cyari umwana ntabwo ndi umwana ariko ntabwo birajya mu buryo uzi ko niga muri segonderi mu mwaka wa 3 wari umusitari hano muri iki gihugu kandi uri mukuru mwaka wa 3 urambeshye ninje kuri entertainment 2019 ese wabigaga mu 6 ubwo hanyuma yaka imwe bintu uri kuba inzitizi zo kudashaka umugore urabona Isa New Boy urebye mu myaka niyo mutangana uramuruta nakurana muruta by the way uramurusha ubustari kuko watangiye wabaye umusitari imbere ye none aka kanya afite umudamu afite umwana yitaho ubuzima bumeze neza wowe harabura iki urabona kugira umwana akunda ari byiza ni byiza cyane kandi nanjye biranshimisha kubona umuvandimwe afite umwana ariko Isa ntabwo umugore ntabwo yamukuye muri entertainment aninjira muri entertainment muri industry nyarwanda yarasanzwe afite umugore uretse ko nyine cyahindutseho n'ukuri ateye imbere iseka ikibazo gihari nakubaza nk'ubu ngubu wabibonye wahanageza waraje mbere ye ukaba umusitari imbere ye niki kintu uri guteganya byibuze ngo nawe ntako bimeze ihinduke ibe hari uko bimeze urateganya iki koko mu by'ukuri ngewe ndi umugenzi ngewe ejo buri mu kwa 7 ndaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'ubu tuvugana ngewe ndi umunyamerika mbarirwa ahantu bita Kansas Mississippi City ntacyo nteganya rero gukora hano mu Rwanda uzarongora ugezeyo ese ntiwasiga umugore hano mu Rwanda akazagusangayo nyuma umugore bishobotse namusiga akazansangayo nyuma sarabura iki ngo bishobotse niki kiri kubura arabura iki mbona ubushobozi butaraboneka ese ubushobozi twamajije kubona yuko na Isa New Boy nawe ajya kurongora ntabwo yari afite ubushobozi buhambaye nubwo byatangiye kugenda bikunda kubera yuko urugo rwagezemo umugore hakaza n'umugisha nubwo busitari bukaziramo yakakurongora bisaba amafaranga se nese tuvuye ko nazi guteretara ahubwo utereta ngewe rero ibintu byo gutereta wamuga ngewe ibintu byo gutereta byaranyishe rwose n'uburyo mbayeho ngewe ngura ku kiro narabisobanuye ngewe ngura ku kiro sobanura abanyarwanda hari umuntu utabyumva ibyo bintu ugura ku kiro ni gute ngewe bya bintu byo gutereta ngo sheri ngo I love you ngo ndagukunda ayo magambo ntabwo nayabona ngewe ndaze nkakubwira ati nangaye ndaguhangaye ukampa ibyo ngomba nanjye nkakwishyura hari abantu bajya bavuga ngo hari ibintu byo uvuga utari sere urimo ari ibintu urimo uri gukora entertainment nyine uri gukora show ni ibyanyabyo ndi seriye unabivuze uyu munsi uri soba nazo ufite ugura ku kiro ko ngiye ngura ku kiro rwose none yaka ntabwo utinya zino ndwara zishobora kwanduriramo sometime n'ibiki byose ubuse urabasha kwikingira cyangwa ugendera gutyo mbo rimwe na rimwe ndikingira niyo ntikingiye ubwo nyine manuka kizimba none se yaka ikibazo wenda cy'amatsiko buri muntu wese yakwibaza ubu ntago ujya ukeka ko hari indwara waba waranduye kubera uburyo umanuka nyine wabuze utikingiye ugahita wimanukira nta ndwara ujya wikekaho koko mbo nanjye ubwanjye nta kizere nifite ko nahuye n'abantu benshi batandukanye kandi ntikingiye nkoreraho nese nta gahunda ufite yo kubireka gukoreraho kubireka uyu tuzagerageza kandi nibyanga dupfe nk'abandi bose bariya se Putin ari kurasa ntabwo ari abantu bari kuzira ikisi hanyuma se yaka gupfa ni bya twese bimwe mu bintu ubona bijenanye cyangwa se bigoranye ku musore yari mu rukundo ari gutereta inkumi ubona byakujena usibye we ibyo wavuze ngo bituma udatereta ubona biri imbogamizi zikomeye mbwira ibintu nka bitanu ngewe rero ibintu byo gutereta rwose byaranyishe cyakora mfite amafaranga nakoresha amafaranga ariko gutereta ni ibintu byanyishe ubona ikigoranye cyabyo ari iki ubona ikigoranye cyabyo ari iki mbo nta kigoye nyine ni kakamenyero nyine nyuma ho gatoya uragira uti nanjye ubwanjye nta kizere nifitiye
mbese muri wowe ukeka yuko za ndwara zagufasha none se iyo wifashe ukajya kumanuka Kizimbabwe utazi oya ariko uravuze ngo nta cyizere wifitiye mu by'ukuri nk'iyo umanutse ku muntu utazi kuki utumva ko waba ugiye kumuha nawe ibyo bintu ufite kuki utajya ubitekerezaho nabyo birashoboka nyine ubitekereza kumanduza nango wakanyanduza tuba twahuye nyine hanyuma mu zimwe muri gahunda za Gene zinatuzindura no kwinjira kwa Inyogoye akatwakira tukareba nayo ibikorwa byaho bigeze tukanamuramutse niba ngombwa nibitanakunda nta kundi nyine ubwo nizo gahunda kubera ko yakayaje kuvuga ati ngiye kunywera ku Inyogoye kandi Inyogoye agomba kumwakira kugira ngo nibura anamuhe karibu mu kabari ke n'ubutahazajya naza yakanajye inangaha reka twinjiremo Isa New Boy atwakire yaka hanyuma wa mugani yakanatubwira uko abonye inshuti yereka mbagara ni inshuti yanjye kabisa ni inshuti yawe cyane Dodo kugira ngo mureke twinjiremo tuyokomeza gutinda kugira tunakomeze n'izindi gahunda tubwire Isa New Boy atwakiriye yaka Inyogoye Yola musera ahari yaza tuvugisha se ako mbona afite n'amaredi waragera ibyuma peti mitsingi skore Isa New Boy ubwoko bwose Isa New Boy ashaka kuba yaciye igikari ngwino ndinganize na mitsingi ba numve mitsingi z'Inyabihu buryo ziryo wabonye kwa Isa ariko hano Nyabihu nta firigo bagira iyi mbeho yaho urabikonje urabikonje ninde wakira abantu hano ni wowe Yola mutubwirire aze yakira abantu naza urabona ko umusaza yateye imbere yateye imbere kabisa urabona harimo inzoga zitandukanye z'ubwoko ariko madamu aratwakira nta kibazo yamaje kutwakira urabona ariko umudamu w'isigaye ari kuyagara umeze neza urasa neza nyuma yo gukora ubukwe kabisa umunsi turashaka unywera kwa Isa New Boy na madamu ku bikorwa bagezeho ku kazi keza bakoze ndetse no ku iterambere twishimira mu by'ukuri nka mukuru wacu cyangwa se murumuna wacu bamwe yaka ni iby'agaciro gakomeye mu by'ukuri mabushaka ngenda mitsingi ni kapiti mitsingi peti mitsingi gusa nizo zihari ariko harimo na za Ntore na Nguvu na Fara na Tisi hanyuma se bimeze gute nyuma yo gukuruka akameta ndi kukabona kameze neza kari mu ntoki rwose gakwiriyemo kwiyemo neza bimeze neza ubwo rero urumva ko yakarashaka gusoma akantu zana ka mitsingi nubwo mu kanya nkwaga kanuza ariko agomba guhindura mo gakeya nubwo wenda tuba tutifuza ko asinda ntabyo gusinda ariko mereza ka mitsingi mabusha kamwe nako kansi bazane n'utundi ubwo rero ka open karihe agafunguzo yakamwana se wamuherukaga amuherukaga yakamwana yamuheruka cyagihe n'ubundi cyagiye tuza kuganira tubasura cyagihe wa munsi yavuze rero ngo agomba kubasura umutwara ari hese ntabwo nzahandaganye ko yarabaye aratarabutsemo gatoya buriya buriya wenda dushobora kuza kuva aha yaje tukanamuvugishaho nawe wa mugani tukagira tunamusohoje kuko ntabwo wagera aha ngaha ngo ugende utamubonye ntabwo byaba bishoboka yabonye ko yakagutegereza ntibipfa gukunda asabye opena ivuzeho gato cyane ahise abyicemurira ariko aragasoma shaka imitsingi zo ku Nyogoye ko ziryoshera ngo urufunguzo rw'amakuru so ni ibisanzwe ariko mvuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 18 ntago bemerewe kunywa inzoga ntago ari nziza ikindi abatazishoboye nuko mujye mugerageza muzirekera n'ikiza cyazo hanyuma hano rwose mufite firigo y'umwimerere karakonje kabisa uziko mufite firigo naturelle imwe Imana yabihereye nuko naho hakonje nuko naho niko hakonje harakonje cyane imipira amakanzu ariko ukuntu bajya bavuga ngo umudamu iyo yabanye n'uwena n'umugabo batarasezerana mu mategeko nyine ngo ahura muhoza kunyeke avuga ngo kuki utanjyana mu mategeko aba yumva ataraba umugore kugeza ubu ngo itandukano riri hagati ya mbere yuko mujya mu rukiko mukamanika ikiganza n'ubu ngubu wavuga ko icyo ubona cyatandutse mbese kiyongeremo ari ikihe nuko nagiye mu murenge uri kumva ari bwo none wabaye umugore nyawe ibyo bajya bavuga nibyo wabaye umugore nyawe burya iyo mubana mutaranyuze mu mategeko bamubana bwihishwa nuko bana bujura ese mbere yuko wenda mbere ko tunasohoka duko abantu bamaze kubona gukabari kwa Nyogoye ese tujye no kwanywera mbiko tuza no kwava
nta kibazo wakwibariza madamu we wahoze uvuga ngo dirafite madamu n'umwana cyamatsiko wumva wabaza madamu ahubwo ngiye hari icyo namusaba rwose nk'umugore w'inshuti yanjye w'umuvandimwe wanjye nta gakobwa hano za Nyabihu keza gafite umuco ku buryo nanjye muri uyu mwaka nakibikaho nanjye nkagira umudamu nk'umugabo nk'umugabo wawe no ntago bakundaga abagabo basambanaga kandi wahoze urabivuga wahoze bivuga ko basambana ko abantu b'inaha bose buriya ni amasugi mabuja abakobwa ndi kubona hanze aha kurangiye umugore nakurangira umeze nkawe barahari nase barahari kandi ntago ibyaba ari byiza mbarati ikibazo cy'amatsiko cyane njye nakwibariza ibintu byagutunguye ku munsi w'ubukwe bwawe ikintu cyaguteye amatsiko cyangwa se donc wabonye gisa nkaho cyabaye gishyashya cyangwa se surprise uri kumva ibyagutunguye kwa kuri ujya munsi utari witeze n'ibiki ntarenze ko nzasezerana none narasezeranye byaragushimishije cyane ku munsi w'ubukwe nyirizina ikintu cyagushimishije n'iki kurushaho ku munsi wa munsi muri mu rukiko ikintu cyagushimishije cyane kurushaho n'iki uko nagiye ku darapo ngarahira rwose wumva buri umugore wemewe n'amategeko nibyo wumva nta shyari ufite koko wumva nta kintu nta hantu byagukoze ntabwo kabura urabona umugore w'inyungu atari icyuki ariko urabona neza abujura nyine bigutera ishyari ryiza nawe ushaka ukuntu bigenza ujye kumureba ufate ku idarapo nanjye ntera intambwe aho mugeze amumbarize sagira umwana nk'uyu ujyana ariko igihe kiracyahari mabuja kiracyahari nanjye biri hafi reba agahinda ariko ubibazanye hanyuma nanjye yakagize gupfa nta mwana urikije n'ibyo yahoze aravuga ari mu marembera yo gupfa mu marembera mukurikije imico yakumvanye n'ubuzima ari hafi yo gupfa ariko n'ibya twese mabuja muzansangayo narabateguriye isoro urahazi bwirwa n'iki ko ntari nahageze uriya ni umudugudu utagira amatiku ntawe usakuriza mugenzi ntabwo we uri kuyifuriza kuhaja ntabwo ni wowe yewe rata ufise ukuru twaganiriye uko yakaye ushize twaganiriye uko wamubonye ni umunsi urongera wamubonye ni muzima uyu munsi ni muzima ntabwo nayaga gira ikibazo kimwe wamumbariza nanjye namubwiye ngo akubaze ikibazo kimwe navuganira ko uyu munsi mugira ikibazo cyumumbariza gira ikibazo kimwe umumbariza cyanyuma ikibazo mfite ni kimwe cyo kunda azagira umwana nk'uyu umwana nzamubona uyu mwaka kwanza ndarara nteye inda uyu mwaka ngomba kuba mfite umwana nk'uwo azavuga ryari tenda mu kwa gatatu umwana avuka ryari kwa kangahe hariya ni amezi 9 ra si amezi 9 batwite ubwo yazavuka mu kwa kangahe ariko hari n'abavukira 7 bitewe n'ibibazo by'ubuzima ariko ubwo yazavuka nko mu kwa 10 hari kwa 10 na 11 reka tujye hanze gatoya nibwo tubaza no kubona n'amashusho meza gusangira ku muri kuhabona ni kwa Inyogoye n'ahantu navuga yuko heza amaze gutera imbere yakamuhana urabibona ko kwa Inyogoye hatoroshye ntabwo woroshye kabisa ariko icyabuze na kaburushete urabona hari n'imbeho bura nari nkumbuye agasupu kazingaro bura agasupu kazingaro karampfushe cyane none Inyogoye uyu munsi ntago yabaza ni igihombo kuri nge kabisa nanzi ko ndi burya kanyamahanga ihene zarabuze ngo zarabuze ngo zarahenze ariko yambwiye yuko ejo kumukamira ari zarimo ejo ngo azirasawe rwose ashobora ajye gushaka imbuzi za make ako se ko winywera ka marite ngako hasi ukawengejeho kamisi mbwiza ukuri utambeye umvise ikiryoshye ari iki aya ikiryoshye ni iki kamitse nyine ko karyoshye kana kaneka kamitse nyine gushutse kunywa kare akantu kamari nari natinye kukanywa ko uyu munsi naraye Nyamirambo nararanye n'umukecuru urukumva kandi nanyweye inzoga nyinshi niyo mpamvu urugendo twakoze nguraga akantu akubwira ati wapi mvuga nacitse intege ese korana n'umukecuru nibyo byatumye utongera kunywa akantu ntako ushaka uya nari nanyweye inzoga nyinshi bitewe na karakazi nanone ko umukecuru yakumazemo intege karakazi ko mu buriri nako abantu byari grave kabisa nese umukecuru amukuye umukecuru amukuye muri quartier
Nyamirambo nyine kuri mirongo. wagiye gute mbese wamubonye gute? Ni umuntu wanjye aracuruza abafite n'akabyeri mu rugo iwe tukanywa akabyeri yantekeye n'agasamaki yantekeye agafi n'ubugari turangije turaryama. Birasanzwe se yuko musanzwe muhura gutyo nyine iyo gahunda ntabwo ari bwo bwa mbere. mbese warinjiye mu kinyarwanda warinjiye ngeze i Nyamirambo bukanyiriraho mpita njya kwiryamira ku mukecuru. umukecuru duhuza kabisa. uzi ko umunyarwanda bavuga ngo warinjiye winjiye umukecuru? uburyo ntabwo namwinjiye, ntabwo ari umugore wanjye, ndagenda nkarasiye gahunda nkahita nicumukira akagugura nawe inzoga. ntabwo njye ahubwo ninjye umugurira, ndamwishyura nkanamugurira nkanaha. ugereranyije guhera icyo gihe muhurira no kugeza utashya mu gitondo mwishyura nkangahe? wamutanzeho nkangahe nk'ijoro? oya turavugana, iryo ni ibanga ry'akazi. ni ibanga ry'akazi, turavugana tukajya mu biciro nyine. ibyo tunabireka banamugane, ibyo tunabisimbuke mu kanyahuze. Reka tunigarukiye no muri kuvugwa muri no minsi. Wabaye umusirikare waragikoze kandi ajya mu cyongereza bavuga ngo mu cyongereza bavuga soja. Yewe ntago ndi umurashi rwose. Abarashi bari kwigaragaza bari muri Ukraine. Nyine nanjye kubigarukaho. Abarashi bari kugaragara. Nanjye kubigarukaho ubundi nk'umurashi ari hagati ya Ukraine na Amerika ushyigikiye ikihe gihugu? Cyangwa se Ukraine na n'Uburusiya? Oya, umuntu wese ufite mu mutwe unatekereza nta muntu washyigikira Uburusiya rwose. Ufata igihugu kimwe kigatera ikindi, biriya bintu ngende kubibara nka jenoside. Ariko hari gahunda bari gusaba abantu batuye isi ko umuntu wifuza kujya kurwanira akarwanira Ukraine yabandikira akaba yajya muri Ukraine. Nta gahunda ufite? Baduha amafaranga tuyasigire famille zacu tugende baturase dupfe, famille zizasigare ziri kurya. Nese habaye nta mafaranga ari buboneka ari ukutabara ari ukwitanga, nta kintu wakora? Aya hari amani ibintu biri mu rupfu, ibintu byaje mu isaso. Aya wese umusirikare wese arwanira igihugu atazi ko ashobora gupfa, keretse njyanye ku ngufu. Naho kuvuga ngo ngende nishore muri biriya bibombe. Oya, reka urupfu wabona ruje ariko ntabwo warwikira. Imagine nk'ubu ngubu uraryamye urabyutse usanze bakugejejeyo ugiye gutabara, icyo gikorwa wagikora cyangwa warwana ugaruka? Kukubwira unjyanyeyo ku ngufu, wanshyizeho imbunu wavuga ati n'ubundi urajyayo nutajyayo ndakwica. Uravuga ati n'ubundi reka ngende ndwane mfe. Ese reka nkwereke nk'ubu wenda n'urugero Ukraine iri kurengana, Uburusiya nibwo buri kwirenganya, n'urugero sibyo? Ukabona yuko igihugu kiri kurengana aricyo ugomba gutabara, ariko nicyo biri burangire bigenze nabi, byagenda gute? Ariko manu ubwo se nabandi Yesu mani, Yesu ko ariwe witangiye abantu, ndiro banye najya kwitangira Ukraine. Yego bari kurengana turi kubibona, ariko ntago wajya kwitangira umuntu mana. Umuntu kwitangira umuntu ko ari bake kuri isi. Ari ibihugu bimwe na bimwe bahoze basereza ngo byasabye ngo Uburusiya ngo gushyira intwaro hasi, harimo n'u Burundi. Ubundi ubona mu bihugu byo muri Afurika ari igihugu cyabaje kurwanira ntambara mumboniza iriya niyo mu rwego rwo hejuru, iriya ni urundi rwego. Iriya rwose ni intambara yo mu rwego rwo hejuru, ntabwo ari nka za zindi zacu zinahangaha zimwe zo muri turwanize intambara. Turwanize intambara inahayaka. Ese muri Kongo ntabwo byombi intambara zihorayo. Iriya mitwe yo muri Kongo, ariko ndi umukongoma nanavuyeho. Ahubwo hakurya izo muri Kongo izo barwana bakavuga ngo ina. None si muri Afurika se? Ubwo nashatse kuvuga Afurika, turi mu Rwanda ariko ni muri. Ye nabonye wambaye igisirikare, ndavuga nibyo cyose ari kukikubaza. Nabonye wambaye igisirikare ngira ngo ushaka kwereka abantu ko witeguye kujya muri Ukraine. Twambaye nk'Abarusiya. Ushyigikiye Abarusiya hari? Oya. Ntabwo nabashyigikira mana, abantu bari kwica abantu z'ubwo urumva nabashyigikira koko. Abantu bashaka gukura abantu ku isi. So ngiye kwisanga rero mu cyaro cy'Inyabihu, urabona ko abaturage ari benshi, harimo bagukunze wenda no kubonye bwa mbere. Mbere ko tugana ku musozo Godwin. Inyogoye ntitubashije kumubona ngo tuganire. Ibiro bivuga iki? Bo inyogoye rero ibyo ari byo byose ashobora asiga afite management ya Yago TV show. Yago TV show nibo bamumanaginga, afite amabwiriza agenderaho. Urumva rero mbere y'uko kugira ngo agire icyo umukoresha interview, no kuvugana na nyiri bwite, no kuvugana na management yiwe.
bitari bibiri nabyo rwose ntabwo ari bibi ariko niba afite imiyoborere asigaye agenderaho ubwo ni uko nyine ntacyo wabihinduraho afite management. So mu by'ukuri turi kugana ku musozo ngira ngo Godwin na Muvunyi twari turi kumwe mbere niba nta kibazo cya nyuma ubaza Yaka twasoza. Yaka twamuganirije cyane kigaragara yishimiye kuba yageze hano sibyo Yaka? Biranshimishije cyane kugera ku kabari cy'Inyogoye nk'umuvandimwe kandi nkabamwifuriza gukomeza gutera imbere murakoze cyane. Amakuru aravuga yuko uri inshuti y'Inyogoye sibyo? Bivuze ngo uramushyigikiye mu mibereho myiza n'iterambere ryiwe. Bivuze ngo waba n'umukiriya kugira ngo atere imbere ukajya ufata nk'igihe ukaza nkuko iyi gahunda wayikoze uyu munsi ukavuga utereka tujye kumusura. Abantu bavuga ko nye nanjye nakoranye na Yago cyane abantu none bakambwira ati wowe kuki Yago atagushingiye akabari byagenze gute rimwe na rimwe bakavuga ati yakabura ntago bufitiye Inyogoye ishyari. Ngiye rwose ntago nagira mugenzi wanjye ishyari kubera ko ari kuzamuka ntago iryo shyari rwose rihari. Cyonza kuba mufitiye ishyari ntabwo nari kuza kumusura ngo nkwe n'agacupa hano. Abazi rero ko mfite Inyogoye ishyari rwose ibyo bintu mubyikure mu mutwe ahubwo biranshimisha cyane kubona umuvandimwe ari gutera imbere. Ahubwo se bagira nk'igikorwa runaka bagushingira Yaka tutabeshyanye undi uri kubasha kukimanaginga yagira igikorwa agushingira nk'uko yashingiye Inyogoye y'akabari. Tumaze ko kabari ari we bagashingiye kano kabara akanyise twimagine karaka kareka muri minsi ngaho tutubiye w'amahirwe afite nuko afite umugore buryo ufite umugore agerageza kugukaruma kandi iyo ufite umugore ufite izindi nshingano ntabwo ufite za nshingano za gisore. So impamvu afite umugore nicyo kintu kinamufasha nawe nanjye ariko mfite umugore ibintu byagenda neza najya ku murongo. Natwe twabikubajije nk'umuntu nyine udafite umugore nk'ubu udafite umugore bagushingira akabari nk'aka ngaka wakamarana iminsi wakamarana igihe kingana gute Yaka? Uko wakabonye akabari nazinkwe yarasubira ibyo ushatse kuvuga yatubwira akabari ari ngaho ukurikije uko wiyize yakora nta n'inzoga nyinshi ziri mu zino nazinkwe icyumweru kimwe. Reka ndabizo gucuruza Yaka ari zo gucuruza izi ngizi mani izi ntabwo nazicuruza ngewe sinago nazicuruza ntabwo baba bagushingiye akabari baba bakuguriye inzoga naho kuzitereka ubwo bava kano kabari karimo 500. Nuzere harimo amakesi ngaya rero hatarimo amakesi 3 mbese 3 yo wayamuka yamara ukanya nangu Florence ugwana ari mwanga avuze akabari Kanyogo ushize ukanenze uye ngiye ntabwo nkanenze ariko hano nta miliyoni 2 zirimo. Ese akabari ka miliyoni 2 ana 500 ziri muri Yaka ntago gushinga business bisaba kuzuza miliyoni zingahe saguhera kuri make hano ari mwanga twinjiremo uzi kamera zino we tubwire we ngorebamo izi ngizi ngiye nazinywera iminsi Isanibo nagaraza hanyuma yabuze cyakora ndishimye akomeza kore kandi atera imbere. Tujye kumubaza Isanibo bije afite ya kano kabari ariko mu by'ukuri cy'ingenzi nuko gahari kandi kamutungiye umuryango ubushobozi bwose bwabo cyiza cyane kabuza kandi buri wese numva yakwifuza ko mugenzi we atera imbere. Hari abagira ishyari yabo n'umuntu atangiye kuzamuka ntabe yakwifuza ko mugenzi we yazamuka ariko ngiye kabisa icyo nakwifuriza Inyogoye nuko yakomeza agatera intambwe nahagararira hano agakomeza iyo no mu minsi iri imbere yaba afite alimentation ifatika. Ariko Yaka nawe uko ubibona uko uri kumugira inama umwifuriza ibyiza ndumva wakagize ishyari ryiza ryo kwifuza iterambere nk'iri ngiri ku buryo aho wabona amahirwe ari yo yose yo kugira ngo ube wabigeraho ntuzayapfusha ubusa. Bibonetse sava ariko bitanabonetse ngomba kubaho uko mbaye uko ndiwe ngewe mbishimira Nyagasani ntago ngenge nifuza mani bya mirenge bibonetse byaboneka ariko nuko mbayeho ngenda bishima kabisa. Bimwe mu bintu ubona Imana yakwimye kandi yarekwiye kubiguha uravuze tuko mbayeho ndabishima bimwe mu bintu ubona ubura ku buzima bwawe ni ibiki kugira ngo urusheho kuba bwiza kurushaho ari kugiye gushaka kuvuga n'umugore ubonye umugore rwose sasi abagore barahari ariko possibility ubushobozi. Godwe reka dusoze reka dushimire Yakamwana akoze cyane umuvandimwe mwiza duhana mu kazi ka buri munsi ko wemeye no kuza gusura Inyogoye nuko ufite umutima w'urukundo turagushimiye cyane.
abakekaga ishyari rwose nta shyari ntaryo ubu ngiye kunywa icupa hano ku nyogoye nitahira i Kigali. Amin.